ibaze ubonye save date y'umuntu uri mu igare yari ifoto igaragara yego ku buryo n'utatuzi yabashije kuyibona. Ubwo urumva nta kindi bahitaga bavuga, numvaga bitandimo, nkumva bitamfasheho kuba yaza akambwira ngo arankunda ntarambona, namubwiye ko mfite ubumuga nako ubwo ambwira ko ankunda nayo ntanabimubwira, ahubwo nahise nibaza na abasore bakeya babwira umuntu ngo baramukunda batarahura, ni bakeya nako ntekereza ko nta nabaho ari uyu nguyu cyabaye. Urumva ni wowe nyine urumva umuntu kuba yakubwira ngo aragukunda ntakuzi ntago arakubona, twamuhakanira ntagiye ku ruhande. Twahuriye kuri social media, kuri Facebook, rero musaba ubucuti tuvugana bukeya, ntago namusabye ubucuti ngo ndetse dutangira kuvugana, naramwandikiraga musaba urukundo ambwira kata, ariko kugira ngo ambwire ko afite ubumuga nabanje kumusaba urukundo. Musabye urukundo ambwira ko bitashoboka, ambwira ko nta maguru afite. Urumva mbere na mbere ni nkaho nari ngize yerekwa kuko umuntu nari mvuye nawe none nagiye kureba, nari nizeye ko ngiye kureba, nari nagenzi ko ngiye kureba umuntu udafite amaguru, umuntu ufite imyaka myinshi, yambwiye ko afite 44. Mvuka neza nta kibazo mfite, mvuka nta bumuga mfite, ku myaka yanjye 12 14 gutyo no naje kugira ikibazo kugeza na n'ubu no kumeze. Bambwira ko nyine ari umutekamutwe, nanjye nkabwira ndi koko nkuko babivuze uri umutekamutwe. Ushobora gute gupanga ubukwe ukavuga n'amatariki uko bugomba kubera kandi uvuga ko nta buryo buhari, nta bushobozi ufite. Atari ko wowe ufite ikihe kibazo, wizera Imana. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tubashimire inshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV, dukomeje kubifuriza ibihe byiza, turizera ko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari Iburasirazuba, abari Iburengerazuba, abari mu Majyepfo, abari mu Majyaruguru, ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese reka tubifurize kugira amahoro y'Imana, turizera ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Muri kumwe na Nezimana Daniel nk'uko bisanzwe. Reka rero tubanze twihanganishe abatameze neza kubera ibibazo bigiye bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, abagize ibyago, ababuze ababo. Reka tubabwire bakomere ndetse bihangane, niko bigenda mwese tuba dufashije mu ntambara, ariko turashimira Imana ko igenda ibana natwe uko bukeye nuko bwije. Birashoboka ko uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuririmba, kubera ko mwisi niko bigenda. Umwanditsi yaravuze ngo dufashije mu ntambara, ariko kandi ndashimira Imana ko itadutererana. Hanyuma rero turi kumwe na bene data hano, bafite byinshi cyane bagiye kudusangiza, ni ibintu byinshi bitandukanye Imana yagigende bakorera mu buzima bwabo bwa buri munsi, n'ubuhamya bugiye butandukanye, ariko kandi bwagufasha mu buzima bwawe kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Murakoze cyane rero. Waba afite ibitekerezo, amakuru n'ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yakurikirana kino kiganiro ku mpera yacyo, turavuga nimero zacu ku buryo uwakenera kutuvugisha n'ubundi yaduhamagara akatuvugisha. Murakoze cyane rero, ndagira ngo tubakire, baratangira batubwira amazina yabo kugira ngo abadukurikiranye babashe kumenya abo turi kumwe abari bo. Murakoze cyane, reka tubakire mutangire mutubwira amazina yanyu. Murakoze. Izina ryanjye nitwa Mukeshimana Felix. Ni umupapa, ndubatse, mfite umudamu umwe n'umwana umwe. Yego. Umufasha wanjye akaba ari uyu nguyu. Murakoze cyane, nawe yatwebwira kugira ngo tubashe kuganira tuziranye. Murakoze. Nitwa Aline Uwase, ndi umumama nkuko yabivuze, dufite umwana umwe akaba ari nawe papa w'umwana wacu. Yego. Turabashimiye rero kuba muduhaye ikaze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Muriyumva gute muri uyu mwanya? Tumeze neza, turiyumva neza nta kibazo. Hanyuma tugiye kuganira, ariko ngira ngo ni byinshi turi buze kuganiraho.
ariko ndumva nifuza ko twatangira dusenga, amwe muri mwebwe agatangira asenga kugira ngo Imana ize kudushyigikira ikiganiro cyacu kize kugenda neza, kandi Imana ize kubana natwe, ndetse n'abari buze kugikurikirana baze gukuramo byinshi bishobora kubafasha. Murakoze cyane rero, reka tubasabe mutangire musenga kugira ngo twiragize Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, ifite imbaraga n'ububasha, uri Imana irema kandi uri Imana y'inyakuri. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe niryo ryaturemye, natwe turi aha ngaha kubw'ijambo ryawe. Tugushimiye ko uyu munsi turi amahoro, ndetse tugushimiye ko wemeye ko umuja wawe yongera kugera muri uru rugo. Hari impamvu hageze, kuko hari abemerewe kugera hano n'abatabyemerewe kubw'ububasha bwawe. Ni umugisha rero ko bageze aha hantu. Tumusabiye umugisha, kandi natwe dusabye umugisha kuri kino kiganiro tugiye kugirana. Iminwa yacu ishobora kunyerera ikavuga ibidafite umumaro, ariko ureke umwuka wawe wera, izo mbaraga zose z'umwanzi, izo mbaraga z'umwijima, ibyo bitaguhesha icyubahiro byose bivanweho mu izina rya Yesu. Ngaho ngwino ubane natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe, uherekeze iri jambo rigiye kuvugirwa aha ngaha. Uryumva none cyangwa uzaryumva kera azamenye ko ari imirimo y'amaboko yawe, kandi azamenye ko ari agakiza kawe katumye bibaho. Wiheshe icyubahiro kandi uziheshe n'ikuzo ubu n'iteka ryose. Amen. Amen. Ndabashimiye kuba mumaye ikaze hano mu rugo iwanyu, ariko nanjye reka mbahe ikaze ku Impanuro TV. Turabashimiye. Ndabishimiye cyane, kandi ndizera ko Imana iraza kudufasha bikagenda neza. Hanyuma rero turi mu ntangiriro z'umwaka, reka nangire mbifuriza ko zagira umwaka mwiza wuzuyemo ibyiza mwifuza. Yego, kandi nawe bizakubera. Hanyuma mu mwaka dutambutse, ntekereza ko burya mu muco nyarwanda tujya tugira icyo twita guhiga. Umuntu akavuga ati uyu mwaka ndumva nzagera kuri ibi, ndumva nazagera kuri ibi, Imana ibimfashijemo. Nk'umwaka utambutse 2022, ntekereza ko namwe mwari mufite intego muvuga muti turifuza ko uyu mwaka wazarangira tugeze kuri ibi. Murebye ibyo mwari mwarihaye cyangwa se intego mwari mwarihaye, mwabigezeho kangahe ku ijana? Ikibazo se mbajije kirakomeye. Ikibazo kirakomeye kuko urumva gisaba kugenda kubanza umuntu agakarikira akareba pourcentage. Yego. Ariko ni ibihe bitari byoroshye, kandi na n'ubu ntabwo ibihe byoroshye. Ntabwo byoroshye. Ariko hamwe n'Imana ikidutije ubuzima, ntabwo byaba ari bibi. Ntabwo byaba ari bibi. Ntabwo byaba ari bibi. Ikibazo ukuntu nsubije rwose birasekeje. Nari nkubajije ni uyigereranyije wenda nk'ibintu mwatekerezaga ukavuga ati urugero, reka ngo urugero rworoshye. Burya umugabo ahora avuga ati ko biri kose uyu mwaka ndumva nzangomba kuzandi mu nzu yanjye, ndumva umwana wanjye nzana naramushyize mu ishuri ryiza, ndumva uyu mwaka ngomba gushaka uburyo kimbona akazi. Ko biri kose hari imihigo wari ufite cyangwa se mwari mwarihaye nka famiye, ubona waragerageje kuyigeraho mu buhe buryo, ku kihe kigero? Wese kirakunaniye. Murakoze. Yego. Mu magambo make, ntabwo byagenze neza. Ubwo rero niba bitaragenze neza, ntabwo najya kuvuga ngo ni umubare uyu n'uyu ku ijana, kuko hari byinshi umuntu yateganyaga yakora, ariko byose ntabwo ariko byakunze. Ariko hamwe no kwizera Imana no gukomeza umuntu agasenga, dukomeza twanga amaso Imana dutegereje, kuko tuzi ko Imana ntabwo ibeshya, kandi niyo yonyine twabasha gutura ibibazo byacu n'imitwaro yacu. Yego. Rero nubwo bitagenze neza, ntabwo twacika intege ngo tuyiveho, dukomeza gusenga kandi twizeye ko isaha yayo nigera bizakunda. Rero ubwo ngubwo mvuze ngo bya kangahe ku ijana,
byasaba kubanza kubitegura. oya nta no kubitegura Eh. nta kubitegura rwose wenda kereka kuba duhumeka njye ndi muzima nari muzima n'umwana wacu ari muzima ariko ibindi rwose ntabwo ngiye kubeshya byaba ari 0%. noneho mama w'umwana ndumva agiye konsetsa 0%. oya mu magambo make eh mu buzima busanzwe Yeah. mu buzima usibye tuvuze ngo tutavuze ngo mu kwizera kuko mu kwizera Byose birashoboka. byaba ari 100% byaba bishoboka eh tutagiye mu byo kwizera twaba turi muri esheki yenda ntitwavuga ngo turi kuri 0% kuko 0% ntitwaba tukiriho eh ariko nanone ntituri kuri 50 turi nko muri 20-30 aho ngaho. mbona buriya nkatwe abakristo tuba dufite icyizere cyambere nuko tukiri bazima kandi hari n'irindi jambo ryiza njya nkunda rivuga ngo icyambere ni ukwizera Imana. Kwizera Imana byose birashoboka iyo umuntu akiri muzima aba agifite amahirwe yo kuzagira ejo heza. Reka twizere ko uyu mwaka wa 2023 ibyo mutagezeho ahashize bizakunda. Muvuge ngo amen rero. Bigomba gukunda byo. Bigomba gukunda mu izina rya Yesu. Kuko ntabwo iyo 20 kwa twavuze ngo ntabwo byaba ari bibi mu kwizera. Ngo no 23 igomba kubizamura bikajya no muri 80. Yego. Turizera ko Imana izabikora. Turabizera rwose. Ifitiye icyizere. Hari byinshi yakoze bituma tuvuga ko bizanagenda neza. Hanyuma mumaze igihe kingana ikimubana ndumva ikiganiro tugiye kugirana n'uburyo mwahuye uburyo mwabanye mbese tugaganira kuri urwo rugendo rwanyu rw'ubuzima kuko hari n'abandi benshi uyu munsi bari gutangira umushinga wo kubana ariko bakabona harimo inzitizi bakabona harimo intambara rimwe na rimwe usanga abantu bibaza ku bushobozi se ko ndi gutegura umushinga w'ubukwe ndi gutegura umushinga wo kuba umugabo kuba umugore ntabwo n'ubushobozi ari ntabwo ndagira ngo abo bantu tuze kubafasha muri iki kiganiro tugiye kugirana ndumva inkuru yacu ariko tugiye kuyitangira bo tubana ubu ngubu muri uko kwezi tugezemo aba ari imyaka 2 n'amezi 5 urumva turi kubara ko ari mu mwaka wa 3 turimo yego kuko uruzura muri uyu mwaka hanyuma tumenyanye duhuye amaso ku maso biraba ari imyaka 8 kwezi gutaha ku itariki ngiyi ya mbere bara imyaka 8 hanyuma ndashaka duhera aho ngaho uburyo mwamenyanye mwamenyanye mu buhe buryo se mwaricaranye ku ishuri mwasangiye akahunga mu kigo mwahuye muti aho rero aho ngaho niho nashakaga aho niho haza amazambaraga z'Imana twahuriye kuri social media kuri Facebook mwahuye ninde wabanje kubona undi mbere kuri Facebook nk'uko ubizi urajyaho ugasaba ubushuti ukabona umuntu nanjye rero namusabye ubushuti kuri Facebook njye washoze intambara y'amahoro ariko manze y'urukundo rero musaba ubushuti tuvugana bukeya ntabwo namusabye ubushuti ngo rite dutangira kuvugana naramwandikiraga igihe azi akazansubiza kuko twari turi n'abanyeshuri yego noneho igihe kiza kugera nyine magambo make turaganira musaba ko twavugana tuziranye tukibwirana kuko icyo gihe nubwo twavuganaga kuri Facebook nta foto ye yari iriho ntabwo nari nigeze musaba ifoto cyangwa se ngo tugire ahandi hantu duhurira ubwo wavuganaga n'umuntu utanamuzi se utaramubona ku ifoto navuganaga nawe gusa tukaganira musaba urukundo ambwira kata ariko kugira ngo ambwire ko afite ubumuga nabanje kumusaba urukundo musabye urukundo ambwira ko bitashoboka ambwiye ko bitashoboka mubaza impamvu ambwira ko we afite ubumuga ndamubwira ati kuba ufite ubumuga ntabwo byakubuza kugira umunezero abandi badafite ubumuga bagira ufite uburenganzira nk'ubwo abantu basanzwe uko twita ko dusanzwe ko n'umuntu ufite ubumuga ni umuntu usanzwe ati ufite uburenganzira bwo gukunda ugakundwa bwo kwishima yego ibintu byose ubona abo bandi bose bari muri iyo si badafite ubumuga bakwiriye bagenewe nawe urabigenewe naho yumvise ko ibyo bafite ubumuga ntacyo bitwaye kuri njye
ambwira ko nabwo afite imyaka myinshi kuko yarabanje kumbwira ko afite ubumuga nta maguru afite n'aya ngaho ubona ko we yambwiraga ko ntayariho yambwiraga ko wayaciye ntayariho. Ukabyakira gute se bwo muri uwo mwanya ntumvaga nyine kuko twaraganiraga twaramaze kuganira nkumva nyine umutima wanjye nta kibazo nyine nkumva mfite emotion turanabonana ambwiye ko afite ubumuga urumva nk'umuntu ufite ubumuntu iyo musiga uwari kuzaza nyuma akamukunda noneho we byari kumubera ihurizo kuko yego yari guhita yumva ati se n'uriya we utarambonye nimba Nyanza atambonye ubu noneho duhuye noneho akambona ubwo we arabifata gute kuko yari afite n'impungenge nyine z'uko abantu bafata abantu bafite ubumuga mu rukundo cyangwa mu buzima busanzwe ye akagira iyo defense nyine yo kuvuga ati ntago byakunda nta maguru mfite ntago twakundana. Yego none yambwiye none ambwira n'imyaka namubwira ati imyaka ntabwo ari ikibazo kuko imyaka ntabwo ari ikunda ahubwo ufite unyiri imyaka niwe uzakunda. Yego ati si iyo myaka mfite ko turamutse tunabanye yenda urukundo rugeze aho rugera tukabana ko tutazigira tubyara. Namubwira ndi ariko se Sara Mukaburahamu ko yabyaye imyaka yari afite ko nimba usoma Bibiliya kuyizi ariko numva wabaga ufite kwizera kuri hejuru cyane kwizera kuko icyo natarutsemo mbere yuko tumenyana njye narasenze Imana nyibwira ko nifuza ko izambereza umukunzi ikampuza n'urukundo rwanjye kambereza umuntu tuzakundana ndetse narasabye ko yenda byananyura kuri Facebook nta kibazo kuko hari inkuru narumvishije y'umwana wari umaze igihe kirekire atabonana n'umubyeyi we bahuzwa na Facebook. Ndavuga ati nanjye rero Mana ndagusabye uzampa umukunzi uko azaba ameze kose na condition yishyizemo yaba ari urukara cyangwa kwa kundi bavuga ngo ni igikara yaba ari imibiri yombi yaba ari inzobe mugufi muremure ananutse abyibushye afite ubumuga cyangwa adafite ubumuga nta kibazo ubu uzabona kazankunda kanyubaha nanjye nawe kakubaha nanjye uzampe kumukunda. Nuko wabisabaga Imana nuko nabisabaga Imana. Yego ubwo rero urumva muri icyo gihe iryo se akimbwira ko afite ubumuga n'isengesho narakunze ubwo ryari zigeze mu gihe cyo gusohora rigakora akazi ntabwo nari ku bwanjye nta mbaraga zo kuvuga ngo ndabihagarika nari mfite kubera ko Yamana nizeye nkayisenga nkayisaba yari insubije kandi mu gihe gikwiriye. Wenda utarakomeza ngo urengaho usa nkaho umuha icyo cyuma cy'abazungu nawe atubwire ndagira ngo tubwire akimara agusabye urukundo ni ibintu wakiriye gute? Murakoze ngiye akimbwira ko ankunda kandi twari tutaranabonana tutarahura yego ntabwo nabifatanye uburemere numvise ko ari nk'ibintu bisanzwe ariko no mundi ruhande nkumva ko ari nko mu buryo bwo kunyobya no kunshuka rero ntabwo numvise ari ibintu bihambaye kuri njyewe. Kuki wabitekereje ko ari nko kugushuka? Numvaga bitandimo nkumva bitamfasheho kuba yaza akambwira ngo arankunda ntarambona namubwiye ko mfite ubumuga nako ubwo ambwira ko ankunda nayo ntanabimubwira ahubwo nahise nibaza gute umuntu ambwira ngo arankunda atarambona tarahura atanzi none nkumva kuba nahita mvuga yego tutarahura kumva biragoye kumva ni ibintu bigoye rero ntabwo nigeze mbifata nk'ibintu bya nyabyo bikomeye. Wenda abikubwira wowe wari uri mu gihe kimeze gute wiyumvaga gute wumvaga ibintu by'urukundo utabitekereza se icyo gihe nta wundi mwari musanzwe muvugana byari bihagaze bite? Bari bahari na benshi ariko ngiye nkumva nyine nkinda kubyegereza umutima nindaga kubyegereza umutima kubera ntanganikiza abandi abantu bashukana bafatirana umuntu uko ameze rero nkinda kubyegereza umutima rero nawaza muri ubwo buryo yego cyane ko we nubwo kuri Facebook ntabwo twavuganaga buri gihe hari gihe yazaga kansuhuza kabugiye nanze kumwikiriza nkongera nkigendera agashira igihe nkozongera nkabona yaranditse gutyo ntabwo rero namuhaga umwanya. Rero abandi bambwiraga ibyo kunkunda nabo bari bahari benshi noneho bo tunahura
bananzi tuziranye kuruta uwo ntarinzi none twari tutarahura. Hanyuma waje kumwemerera gute? Byafashe igihe, byasabye ko tubanza tugahura. Umunsi twahuriyeho bwa mbere na mbere, yego, ni nabwo namwandikiye, nabwo nabimubwiye amaze kugenda twatandukanye, mwohereza message nayo ndamubwira ndamukunda. Kubwo urumva yari yarambwiye ko nkunda mbere hose. None se ubwo umunsi muhura mwarinze mutandukana nta jambo ry'uko nawe umukunda umubwiye, ubimubwira unyuze kuri social media? Naryo nigeze mubwira. Wagombye gukoresha itumanaho. Ni message namwandikiye yagiye. Ni ukuvuga yego, ambwira ko nkunda, ngiye narabyanze, ndamubwira nti urukundo ushaka ko nkunda n'urumeze gute? Nubwo aba sister n'aba brother babo cyangwa se nibwo bacuti basanzwe. Rero wambwira ko ari urukundo nyine rurambye rwo kuzageza no mu rugo. Rero rufite intego. Urukundo rufite intego. Nge rero numva nta gaciro kabyo ndi kubihereza, ariko ntiyacika intege. Akomera arambwira ati nta kibazo, twakomeza twayatuganira, turakomezanya tuganira n'undi tutarahura kugeza nyine uwo munsi nyirizina twahuriyeho. Hanyuma ndibaza impamvu wamubwiye ko umukunda ukoresheje SMS kandi mwari mwahuye. Kubimubwira vis-a-vis warabuze imbaraga zibimubwira, kubera icyo wahisemo gukoresha ubwo buryo? Ntago nari nabuze imbaraga zibimubwira, ahubwo ni nkaho ariko kanya amaze kugera, ni nkaho ariko kanya nari mbonye ko kubitekerezaho. Kuko nakomeje kureba umuhate n'imbaraga yakomeje kubishyiramo. Yego, ni abasore bakeya babwira umuntu ngo baramukunda batarahura. Ni bakeya, nako ntekereza ko nta nabaho ari uyu nguyu cyabaye. Urumva ni wowe nyine urumva umuntu kuba yakubwira ngo aragukunda ntakuzi, ntago arakubona, ukamuhakanira ntajye ku ruhande, n'ubundi akajya akomeza akuganiriza nk'ibisanzwe, mbese ntakwereka impinduka. Kugeza ubwo anagusaba ati reka nzaze kukureba, agatega akava aho yari ari akaza kundeba. Nabibonyemo urukundo rurenze urukundo n'ubwitange. Rero mbitekerezaho nyuma maze kugenda ndamwandikira message ko nanjye mukunda. Mbese ni nkaho nabitekereje amaze kugenda, nibaza mbonye umuhati yabishyizemo. Ndashaka atubwira ahantu wabyakiriye gute? Donc ukimara kubona ko ka message se wakakiriye uri hehe? Duhe reaction wahise ugira uwo mwanya ukimara kwakira iyo message. Mbere yuko tugeraho urumva tugikundana nkamubaza ibyo akabihakana, nahise musezeranya ko ntazongera kubimubaza. Mbwira ko ubwo nimba uko bimeze ntabwo ndi bumuhatirize gukunda, atabishaka atabita murimo, nzategereza. Wumva uzategereza iki? Numvaga nzategereza bikamuzamo, ariko sinari kumusiga, nagomba kumuganiriza kuko muri icyo gihe urumva nimba twarahuye we nkamubwira ko mukunda akambwira ko atakundana kubera ubuzima yari arimo, n'ubundi twakomeje kujya tuvugana nyine meze nk'uri kumukansaringa muri iyo life yari arimo y'ubuzima nyine bwo kuba ari umuntu ufite ubumuga. Rero urumva iyo musiga ntabwo byari kuba byiza. None namubwiye ko nzategereza igihe kikagera. None rero icyo gihe nagiye kumusura, nateganyaga ko ngiye kuba ngiye kure. Nari ndi muri Kigali kumvuga ko ngiye kuba ngiye kujya nko mu ntara, ngiye gukora stage. Noneho ndamubwira nti niba ngiye kugenda birashoboka ko wazanshaka ukambura cyangwa ukangenera ukambura. Reka ngusigire, naramubwira ati nzagusigira umuvugo, ni kuko nari mfite nyine mvuga mfite impano yo kuba nakwandika ibintu bimeze nk'umuvugo. Yana nzagusigira umuvugo, uwo muvugo nurajya umva ukeneye kumvugisha yenda ndi mu kazi cyangwa se ntari buboneke, uzajya ufata usome amagambo arimo umenye nkaho ari nge nawe turi kuganira. Genda uzajya ugufasha nimba ari ikibazo ufite cyangwa se wumva utameze neza, bimere nkaho ari nge turi kuvugana. Ariko urumva nyine no kugira uko kwizera
nari namaze kwizera ko yanyemerera urukundo wari ufite kwizera kuri hejuru ngira ngo abantu bazi ko kwigiraho kwizera uko biri kose n'umara ufite kwizera umuntu araguhakaniye rimwe kabiri akubwiye ikibazo afite kandi ntekereza ko n'abantu baki bashobora kukihanganira umuntu arakubwiye ngo afite ubumuga akubwiye ko amaguru ye afite ikibazo urahatirije urakomeje wari ufite kwizera ngira ngo nimba ariko kuri nuko rero duhuye uwo munsi uvuga ndawumuzanira maze kuwumuzanira ndawumuha abona naranje no kugira ikibazo nibaza nimba umuntu turi kumwe ari we namwe ati ko umuntu aje kureba yambwiye ko nta maguru afite ngati ni ngewe nta kibazo ko ari yicaye mu ntebe nyine ntabwo ari mu igare noneho rero turaganira bisanzwe sinigeze nanamubwira ikintu cyo gukundana nawe twaganiriye bisanzwe nk'abantu bahuye bari kuganira turaganira ahubwo ngiye kugenda wa muvugo nawe umuhaye ariko yari ataragusoma nawe yagize emotion nyine nyine ubona ko ari nk'ahantu bimukoze ku mutima agira emotion nyine zishaka kwerekana ko ari nk'aho sinzi yagize reaction nyine ngiye kugenda n'umwana nyabona se ko ngiye kugenda nkambona umeze nk'aho ufite ikibazo mbabarira wihangane kuko ahantu nagusanze ntabwo ubamo wenyine kandi ntabwo ari iwanyu n'abantu bataza kugira ngo wenda nakugiriye nabi ndongera nyine arihangana wenda se utararengaho ndashaka umbwire ukimubona urumva n'ubwa mbere muhuye ubwa mbere umubonye ndashaka tubwire uburyo wabyakiriye ukimara kumubona ako kanya ese uko wamutekerezaga wasanze ariko ari cyangwa wasanze uko wamutekerezaga bitandukanye n'uko ari kumutekereza fizikuma kumureba n'amaso ntabwo ariko yarari kuko yabanje kumbwira ko ari umuntu ufite imyaka myinshi ndakeka n'ubu ngubu ntarayigeze yari yambwiye niko byumva nyuma yaho y'ibyo ambwira ko nta maguru afite urumva mbere na mbere ni nkaho nari ngize yerekwa kuko umuntu nari mpuye nawe none nagiye kureba nari nizeye ko ngiye kureba nari nagenzi ko ngiye kureba umuntu udafite amaguru umuntu ufite imyaka myinshi yambwiye ko afite 44 ariko se wenda akubwiye ko afite imyaka 44 tubwizanye ukuri warakomeje uravuga ati ntacyo ndakomeza ngukunde naramubwiye ati nta kibazo kuko urumva nge nakubwiye ko mbere yaho n'abari kurikira iki kiganiro batagira ngo yenda n'ibya bintu byo kuvuga ngo ndi kubeshya nakubwiye ko nta mutima nge nari kugira guhakana niba ari w'Imana yari yampitiyemo kandi narayisabye umuntu urumva yagombaga no kumpa imbaraga nyine yego ntago ari genda bavuga ngo urukundo n'impumyi kumva urumva nimba numva rwaba impumyi gute se nari kuba impumyi gute kandi uwo muntu ntaramubona urumva Imana y'ubwayo niyashyizemo za mbaraga zayo n'ububasha bwayo isohoza umugambi wayo kandi nanone ndatekereza na ryasengesho kuri senga ntago ari nge byaturutseho kuko iyo biza kuba nge ndakeka nta muntu wajya gusaba Imana ngayibwira ati ndashaka umuntu umeze gutya kandi azi ko yamuhereza n'abandi badafite icyo kibazo ahubwo uwo mwuka w'Imana wankoreyemo muri iyo munsi ngasenga iryo sengesho ko narisenze rimwe narisenze rimwe uhita wumva ko uryumviswe nta kibazo narisenze rimwe ngiye no gusubizwa nsubirizwa umunsi umwe urumva umukunzi yaramumpaye nta zindi mbaraga rwose singeho ngo njye kubeshya ngo nabitekerejeho cyane ubwo bwenge nta nubwo nari kugira ngo kujya kubitekerezaho cyane ngo mvuge ngo nshyiremo ngo tise umuntu hari igihe usaba Imana ikintu wabona ikigo akavuga ati ariko se ubu ngubu ko nasabye gutya iyo nsaba gutya ukicuza hoya ntabwo nanibye we mbese muri make mu kinyarwanda cyiza waranyuzwe naranyuzwe nta n'ikibazo nigeze ngira kuko icyambere yampaye umukunzi Facebook yari naho twari duhuriye iza kondisiyo yababona atabona avuga atavuga agenda atagiye ariko usenga iryo sengesho wari uri mu bihe byo gusenga kuko ari ubuse usibye n'ubu ngubu yenda nasobanukiye kuvuga ngo umuntu akajya mu bihe byo gusenga yenda ngakiyiriza ubusa ngakajyate icyo gihe rwose nta n'ibyo nari ndimo kuko umuntu ashobora kwibaza akenshi na kenshi usanga umuntu usenga bene iryo sengesho ngoma nashaka azaba ari akamuga nashaka azafite ijisho rimwe na rimwe usanga iryo sengesho cyangwa yaraburaniwe iryo sengesho akenshi risengwa n'umuntu wageze mu gihe cyo kwiheba abona bitagishobotse kwa kundi umuntu ajya gusaka Fatima nimba kuma inzu y'ibyumba 5 yarakunaniye basi mu igikoni cyumba kimwe umuntu agasenga isengesho ririmo kwiheba cyangwa mpaya ndenda kugwa
cyangwa bako bizitwe ko nanjye nyifite ndi kumva ngira ngo nicyo gihe wari urimo. oya nahangaha ngeze nuko meze ntago nagira igihe cyo kwiheba nta n'umunsi n'umwe ndayigaragaza ko njye nihebye ngo ibintu byose byacitse byayobye nta kwiheba nari mfite ahubwo imbaraga z'Imana nyine ubwo zamanutse uwo munsi zije kunkoresha ngo nsenye iryo sengesho kuko ushobora no gusanga iyo nta nararisenze byari kugenda gutyo nkamubona nkagira gushidikanya ariko nta gushidikanya nigeze ngira nawe ndamushima ko ntigeze agira ikibazo ngo nkashidikanyeho ukwizera kwahise kuza kurabinoza byose. Yego buriya rero reka tubwire abantu base nkaho bakuramo inyigisho bivuze ngo umuntu Imana yakugeneye nyine uko byagenda kose ntacyo wakora ngo bihinduke. Ntako byagenda. Siko bimeze? Niko bimeze rwose. Kandi tubwira abantu kudacika intege. Ndumva warashyizemo kudacika intege. Uza gucika intege akubwiye ko afite ubumuga ntekereza ko ari gwe tuvuga ati n'ubundi hari abakobwa benshi twabanye, hari abo twiganye, hari abo twasenganye, hari abo duturanye, wari gwe tufatira akajyana handi. Ariko wakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kwihangana kandi ukagera ku ntsinzi. Hanyuma muhereza icyo cyuma nawe tubwire urukundo rwanyu rwaje gukomeza rute, rwaje kugera ku ntego yo kubana gute? Mundi we yavuga ko umuntu nyine uwazabona uzamwemera ko yamukunze ari ukugeza mu rugo. Nta bintu byinshi twije tujyamo ngo turagira gute, twumvaga ko intego ari ukubana. None se imyaka 8 mwamaze mukundana ko ari myishira 5 n'imyaka 5 mwandikirana buri munsi kuri Facebook ariko urumva no mwagezeho nyine mukajya munahamagarana bisanzwe, iyo myaka ko ari myinshi urumva tukimara guhura kuri uwo munsi wa mbere ndatekereza n'ibyo kuri Facebook byarise bihagararira aho ngaho kuko ubanza no batakibuka no kwikoresha. Yego Facebook yahise ijya ku ruhande kuko urumva nari maze kumubona naho mu ntara navuga nzajya sinabaye nkijyayo. Yes. Numva stage nashaka gukora nese nyikorerana muri Kigali. Ahubwo iyo weekend yari muri weekend. Ko yari kwa gatandatu. Yego. Buri weekend cyangwa se no mu mibyizi kabaga turi kumwe. Najyaga kumusura kwishura aho yarari. Abizi cyangwa akajya kubona ndaje ndanamutunguye mugezeho. Akabona mugezeho nje kumusura nyine twahuraga kenshi. Urumva nanjye yayesheke y'abandi avuga ngo bahura ngo hari abamukundaga bamubonaga nawe akababona abazi. Urumva ngiye ko namusabye urukundo kuri Facebook atarambona tanzi. Amaze kumenya nanjye ubwo nahise njya muri bande nyine bamusabaga urukundo bahura baziranye. Usije ko ngiye ku munsi wa mbere nagize amahirwe tukimara kubonana akanyemerera kankunda. Ariko Facebook ntago twari tugikomeje kuri Facebook muri iyo myaka 5 yose. Ariko amaze kukwemerera ko gukunda ni ibintu wakiriye gute, waraye gute uwo munsi? Bo narishimye kuko urumva nari nsubijwe. Narishimye rwose yaranabimbwiye ntaragera naho nari nabaga. Yabimbwiye ndi message nayibonye ndi muri bus. Ndimo ariya muri bus. Ubwo ntago wareke bagirwaho viramo gakomeza. Nari ndi hariya mu Mujyi City Plaza muri Royal. Ni mu masambiri hafi n'igice ya nimugoroba. Kumva nibwo yanyandikiye message kankunda. Numva nyine biranshimishije. Cyari ko kunyereka umaze gusoma uri gusoma ko ka message burya yarumese. No kuyisubiramo nk'inshuro 3 ugira ngo ko nta hantu yibeshye cyangwa yacitswe. Cyangwa rero ko ijambo ryanditse neza. Yego. Ariko byari byiza umutima wanjye ese wumva unezerewe. Nawe no mu buzima busanzwe usibye njye wabisengeye n'umuntu uvuze ko akunda umuntu bakamubwira ko amukunda azi ibyishimagira. Birumvikana. Narishimye kandi ndanezerewe. Ndashaka noneho musubize rero naho tubwire ukuntu urukundo rwaje komeje rukura kugeza ubwo rugeze ku ntego mwari haye kandi nziza. Urukundo rwakomeje gukura nyine nkuko bisanzwe. Yego. Ariko wari wabajije mu myaka 5 kuko twamaranye mu myaka 5. Hari byari bitarajya mu buryo. Nari nkiri kwiga nawe urumva kiri gusoza ishuri. Yego. Harimo no gushakisha ubuzima.
nuko kwiga nicyo kintu cyagiye kibitera ariko urukundo rwakomeze gukura nk'uko bisanzwe twifashijwemo n'Imana. Twebwe ubundi ubwacu urebye ntago zari imbaraga zacu, ntago ari ubwacu, ndetse no kugeza n'izi saha ntago ari imbaraga zacu. Rero twakomeje gukura ariko tuzi ko intego yacu ari iyo kubana kugeza umunsi nyirizina. Rero dupanze gahunda nyine z'ubukwe. Ndagira ngo use nkaho tubwira wenda uyu munsi birashoboka ko hari umuntu ufite ubumuga runaka ariko akaba afite kwizera guke, avuga ko bitazashoboka, avuga ati se ninde wanyemera, ese nabona umukunzi birashoboka, ni ubuhe butumwa mugendera muri uyu mwanya? Rero ubutumwa namugenera uretse Imana yonyine, guhanga amaso Imana, kuko nanjye ubwanjye ndahangaha ntabwo navuga ngo ni imbaraga zanjye, kuko pe no mu bintu bijyanye no kwizera niyo navuga ngo ndi mushiki wa Thomas, mbizi wa Thomas ntago mbizi, ngira kwizera guke muri njyewe, ngira kwizera ko ako kanya pe ndizera, nkagira kwizera gukomeye ko mu kandi kanya simenya aho guciye. Imana ikongerere kwizera, Imana ikongerere kwizera, izina rya Yesu. Urumva rero nta kindi kintu kinamubwira uretse gusenga, yagira amahirwe akabona n'umuntu umukunda kandi nawe uzi Imana. Amahirwe rero nagiye ngira nuko umugabo wanjye ni wa muntu ugira kwizera gukomeye, ntago ari ukumutaka cyangwa kugira gute, ni wa muntu ugira kwizera burya ni nawe nkomeza mu bigihe byanze rwose mbona ibintu byacitse, kambwira ati wizera Imana, wizera Imana, uyu munsi niba byanze ejo birashoboka. Rero nizo mbaraga niho nagiye nzikura, kuko no muri byose twanyuragamo muri iyo myaka yose twagendaga duhura n'ibibazo birumvikana bikomeye, noneho nka mucinege nkumva ndananiwe neza. Umunyarwanda aravuze ngo nta buba utagezwe intosho. Nkumva ndananiwe neza, rikambwira ati wowe isera Imana izabikora nta kibazo. Rero uwo muntu nawe icyo namubwira ni ugusenga Imana, akabiharira Imana, nta n'ikindi, bifatanye no kwizera. Ubwo rero yaba afite kwizera guke nk'ukwanjye, inshuti yanjye sinzi apari yo gusenga Imana, cyambere cyo uwo muntu nawe ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose ye kumva ko atazakundwa, kubera ko ikintu cyambere buriya icyambere nakomeza kumva ko atazakundwa, amenye ko hanze aha hari societe nayo imubona ko adashobora gukundwa. Kumva? Yego. Rero nafatikanya niyo societe akumva ko atazakundwa, cya cyizera akakitakariza, arabajya ya societe ibyo ivuga itero kashi, ubwe nabanza agiye cyizere cyuko nawe ari umuntu nk'abandi. Yego. Namara kumva ko ari umuntu nk'abandi, yireme mu icyizere kandi yirinde ko hari uwaza akagira icyo kindi umukoresha byo kuvuga byako kanya gato, kuko nagendera muri ntawe uzankunda uwo bazahura wese icyo ashaka azagikorera icyo kugira ngo abone ko uyumve ko ari wa mukunzi afite. Urumva azamufata, tuvuge nk'ubu ngubu kano kanya ntufite telefone iyo ari yo yose. Yego. Urumva udafite nta telefone ufite, umuntu araje wumva ko ufite ibyifuzo by'uko uzabona smartphone, none ba nta telefone ufite ukumva ko nawe yacitse nta utakiri muzima kuko nta telefone ufite, uzakuzanira gatushe ya yindi yenda gucagagurika yenda kuvunika, igera ahandi ikabura rezo, yagera ahandi ikongera igafata rezo, ifata rezo mu bice, uzamusingiza ubwo ati niwe rwose ati nimbe n'uyu nguyu, ariko uzaba wiyengagije ko hari intego ufite ushaka ya smartphone. Rero muri cya gihe ubonye gatushe, yego, gira ukomezanya bya byiringiro byawe byuko uzabona ya smartphone, aho gufate ya gatushe uyikoresha ibikwiriye muri cya gihe cyayo kugira ngo uzagere kuri ya smartphone. Ibyo bishatse kuvuga iki ku muntu atari kubisobanukirwa? Sinkubwiye ngo nimba wumva ko utazakundwa yenda kuri ya ntego nyine kwa turi kuvaho y'abantu wa muntu ufite ubumuga, singubwiye ngo umuntu wese uzaza uzamwange kuko hari ushaka, kuko ushaka gusanga ukeneye mu mutima wawe atari w'Imana yakugeneye. Yego. Ahubwo wawunduje, hari ibishuko byinshi
cyane. Hari uzaza agahita akubwira ati twigendere hariya dore urabona, ugahita uvuga ati rwose no mu myaka maze yose ko nta nuransohokana, reka tujyane hariya nyine ubwo ngubwo ntacyo ndi nanjye nabonye sheri basi no muri karitsiye babone ko hari n'uwansohokanye. Ukagenda renda ari gusohokana mwagerayo hakazamo ibindi. Ugashingira kuko yagusohokanye nta wundi wintu wigeze gusohokana, ugashaka no kumuhereza bya bindi kandi bitari muri cyagiye, ugasanga bya bindi nibyo byari bimuzanye. Yemeye atanga aremera arashya tu bava ngo nugushye, aremera arashya ajyana hahandi kugira ngo yibonere bya bindi. Kuko usanga no muri mu bantu benshi bara hanze ahangaha no muri icyo gihe nanjye nakundaga, hari imyumvire abantu bamwe na bamwe baba bafite ku muntu ufite ubumuga, ngo yenda ngo uyu muntu mbese si ngombwa kwiga umuntu abivuga. Ugasanga rero bya bindi bumva bashaka batekereza aje kukugeragerezaho. Mubaseriye kumva ko ufite agaciro kandi nawe uri w'agaciro, ukiyubaha uwo muntu nakakubaha, nta kundi uzabura umukunzi. Ariko wenda mbere yuko umusubiza mikoro kugira ngo dukomeze tuganire, umaze kwemerera urukundo, wari umusore ufite bagenzi bawe b'abasore mu bana, ufite umuryango uvukamo, ufite abantu mwakoranye mu kazi cyangwa se bamweganye, bamaze kumenya fiance wawe bakamubona bakabona ubuzima bayemo uko bumeze, ntekereza ko wagiye uhura na byinshi biguca intege biturutse mu matwi y'abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo butandukanye. Ni ibintu wabashije kumanaginga gute? Ni ibintu wabashije kurwanya gute kugira ngo ugere ku ntsinzi? Mbere na mbere duhura nari nkiri umunyeshuri, ntabwo nta kazi nari mfite. Abo rero twahuraga kuko urumva twagendanaga kenshi, nk'uwo nabwiraga ko mfite sheri nkamubwira ati afite ubumuga. Urumva mbere na mbere bibanza kubatungura. Ariho wa muntu nawe ukunda umuntu udafite ubumuga bagomba kugira imbaraga, kuko kuba umuntu bimutunguye akumva ko umuntu abwiye ati amakuru yanjye nayo akabona biramutunguye ntibikamuca intege. Hano byarabatunguraga nyine bakibaza bigenze gute, kumva ese barambaza uri serious se ibyo uvuga n'ukuri, urakomeje se cyangwa uri kutubeshya. Hari nabumvaga ko nyine ari iby'iminsi mike bizagera igihe bikarangirira aho ngaho. Ariko njyewe kuko nanone aribwo mvuga ngo ni mzambaraga z'Imana, ariko ku giti cyanjye ibyo byagombaga kumpera imbaraga nyine kubera ko kwa rukundo ari urukundo nyine. Kuko na nyuma yaho twarasenze tukimara gukundana, twarasenze turasenga turavuga ati Imana ishobora byose, turagushimye urukundo rwacu turifuza ko ruzabera benshi isomo rukabigisha abantu muri societe, kumva ko nyine nakoze ikintu gitandukanye n'icyo bo batekereza, nabo nako binarenze n'ubushobozi bwabo byo batashobora, byarabagoraga. Ariko nanjye ntago byagombaga kunca intege, ahubwo nagombaga gukomera. Ariyo mpamvu nyuma yuko tumaze gukundana twasenze Imana turibwira ati Imana turifuza ko urukundo rwacu rwabera benshi isomo rukabigisha, kugira ngo bazajya babona ko urukundo nyakuri ruriho kandi rudashobora, nubwo abantu bose mu isi yose nubwo abantu bavuga ko nta rukundo ruriho. Nta baguciye intege bakubwira batari ko se washatse umuntu udafite ubumuga muzima ugenda nta kibazo, nta bagiye bakubwira gutyo? Urumva iyo umuntu n'umuntu mubwiye igitekerezo ukamubwira uti umuntu ndi kumwe nameze gutya, ukabona biramutunguye, yena ntabwo afite ububasha cyangwa uburenganzira bwo guhita kubwira ako kanya ngo bivemo byihorere cyangwa ushaka undi. Ariko ni nk'ari kabakubwiye, kuko ubwiye umuntu ikintu ukabona ni nkaho kimubabaje ariko ntagaragaje akababaro ke, yego, cyangwa se ni nkaho agusetse ariko ntasetse ngakwereka amenyo ko yasetse nyine agusetse, yego, ntacyo atabakubwiye. Urumva rero nta wavuze ngo mwihorere uriya umwihorere kuko urabona ntibishoboka, ariko byari nko muri iyo nzira ariko bakabivuga mu bundi buryo. Ndashaka ko madamu wawe rero atubwire uburyo ki urukundo rwanyu rwaje kugera ku ntsinzi, mutubwire urwo rugendo rw'ubukwe, uburyo mwasezeranye, uburyo mwabanye, ni izihe mbogamizi zidasanzwe mwagiye muhuriramo nazo? Urumva hano urugendo rurerure. Nk'uko twari twabivuze mbere hose, twakomeje nyine urukundo gukundana, tugeragezana no gukomeza dusenga mu mbaraga twari dufite, hanyuma n'Imana ikomeza kubidufashamo kugeza igihe dupanze ibyo gukora ubukwe. Ibyo gukora ubukwe rero ku ruhande rwanjye
byari bigoye ariko ntabwo byari bigoye cyane nk'uko ku ruhande rwe byari bigoye cyane ko twagize n'amahirwe make twahita korona igahita iza. Urumva rero ibintu byo muri korona none nabyo byari ibibazo, uzaguma mu rugo iki, ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye. Rero ku ruhande rwanjye ngewe byari bigoye ariko bitagoye cyane nk'uko ku ruhande rwe byari bigoye, we byari bigoye cyane. Ku ruhande rwawe ni ikihe kintu wabonaga ari kigoye cyane kurenza ibindi mu gutegura ubukwe bwawe? Njye ntabwo byari ibintu bigoye cyane, wenda urumva covid yahise iza. Muri covid ni kwa kundi nta bantu bemerewe gutaha ubukwe, guma mu rugo zikaza, imbogamizi nk'izo ngizo zagiye zibaho. Ahubwo urumva nanone nubwo mvuga ku ruhande rwanjye nawe ibyabaga yabaga arimo gucamo ni nkaho n'undi byaga biri mu ruhande rwanjye. Rero byagendaga bingora cyane ko we nkaho yabaga ari ku giti cye ahagaze ari nkaho ari wenyine, we akaba yizeye isezerano gusa, ari kugendera ku isezerano gusa, mu bifatika ari nkaho ntacyo afite, mu bifatika nta kintu yari afite, ahubwo we yabaga ari kwisezerano, kwizera Imana gusa. Nongeye uko nabivuze muri kwa kwizera kwanjye gukeya, yaraza akambwira ati ngiye mvuye gusenga, wowe uhumure utegereze wizere Imana yambwiye ko izabikora. Iki rero sinkabyumve, nkanarakara cyane, ntago nabyumvaga mubaza ese bishoboka gute Imana izafata amafaranga iyanage mu kirere izigwe mu nzu aho ngaho ucumbitse, wakakubwira ngo Imana yavuze gusa, nkumva nyine ntago bishoboka. Mva singiye kubeshya, nanamutukaga pe, kumutuka ambwira ahubwo uri umutekamutwe nawe ugiye guteka imitwe, kuko yari yabanje gufata irembo, ari mu kwa gatatu afata irembo. Noneho nyuma y'iminsi mike ya covid biraje, mu gufata irembo rero ubwo nta kindi yari yisigarije ahari. ubwo twari afite twose twari tugendeye aho. Ubwo no gufata irembo nyine byari birangiye, rero dutangira no gupanga date z'ibindi zakurikira. Ariko akabipanga nta kindi kintu afite, ari muri kwa kwizera kwe. Yambwira urizera wese uzaza usange aho iwawe ku muryango haje igikapu cy'amafaranga. Noneho akageza akambwira ati, naho ubwo yabimbwira kuri telefone ko mu gihe cy'ubukwe ntabwo twahuraga kwitegura ubukwe. Yambwira ati ngiye mvuye gusenga, Imana imbwiye gutya na gutya. Ambwira ariko abatekamitwe bazajya bajyaho bakubeshye batuma umuntu asiba. Ngiye numvaga ko ari uguseba, numva ko tugiye guseba nta kindi. Noneho kandi nkanatekereza n'ukuntu abantu bakibona save date yacu, amagambo menshi yagiye aba ari menshi, nkavuga nabo biranze, noneho ubu ngubu tugiye guseba. Akambwira ati we humura. Amagambo sugo bavugaga bakibona save the date ni nkayahe? Nawe ibaze ubonye save date y'umuntu uri mu igare, yari ifoto igaragara, yego, ku buryo n'utatuzi yabashije kuyibona. Ubwo urumva nta kindi bahitaga bavuga, bavuga ati uyu mukobwa afite amafaranga, waba umukobwa afite amafaranga kandi mu by'ukuri ntayo pe, cyangwa se bakavuga ngo nanjye ubwanjye ndayafite kandi nta mafaranga nari mfite, nta n'akazi nari mfite, nibwo nari nyisoza kwiga. Bakavuga ati nta kindi akurikiye ni amafaranga. Noneho rero ubwo ngubwo natekereza ko barimo bavuga ngo nta n'amafaranga akurikiye, ari njye ntayo mfite, no mu rugo ntayo bafite. None byakubitaho nuko n'ubundi nawe mu gutegura ubukwe niyo covid turimo, iwabo ni kure, ntababasha kuza kwera ibya covid ngo babe banaza banamwegeye bamufashe mu by'ubukwe. Nkumva ni ibibazo gusa, nkavuga ntibyange bikunde tugiye guseba. Akabaho n'abavuga ko nzajya ku murenge nkirwa mutegereje namubuze. Rero nkabihuzanya byose, nkabwira nti wowe uragira ngo tuzasebe. Harabakubwira ngo nujya ku murenge uzamutegereza umubure? Oya se.
babikubwiraga gute ubwo n'akabantu bahora bakinisha barabivuga ngo iki bambwira ko nyine ari umutekamutwe nanjye nkabwira ni koko nk'uko babivuze uri umutekamutwe ushobora gute gupanga ubukwe wowe ukavuga n'amatariki uko bugomba kubera kandi uvuga ko nta buryo buhari nta bushobozi ufite atari ko wowe ufite ikihe kibazo wizera Imana njye nasenze Imana yambwiye ko ibyanjye bizagenda neza kandi mu cyumweru cya nyuma noneho bakanamutumiza mu rugo bakambwira ati rero we mubwira ze dukora inama za nama z'ubukwe uyu namubwira ati shwe nabyinama njye nasenze Imana yambwiye ko ntagomba kuza mu nama n'imwe noneho umva bikansaza bikanesha umutwe nka mutwe mbona ibintu byawe ngiye kubivamo akabwira ati wowe tegereza urebe icyo Imana ishoboye ati Imana ntabwo izigera ituma dukorwa n'isoni ubukwe buzaba kandi buzagenda neza no ku buryo nari narageze aho numva ntashaka kumva ambwira ijambo Imana mu matwi yanjye nkumva sinshaka kumva ambwira ngo Imana yavuze nkumva ikintu cyose kijyanye n'Imana nkumva singikeneye muri njye ku buryo ari aho yagize najya mubaza nturi hehe ntambwira aho ari yagiye gusenga ngiye nabyitaga mu byo gusenga muri ubwo buyobe yagiyemo bagiye kumurindagiza ngo bamurindagiza ngo biragenda kandi twavugana kumva rwose arakomeye nta kibazo na kimwe afite ntabwo bafite ukumva birimo neza nta kujegajega avuga nti uyu muntu ngiye kubana nawe banza harari ibibazo akanambwira ati nawe ku kazi urambwira ngo nzizirikira aho ibisasu ngo ni gute ntegura ubukwe nta mafaranga mfite iki numva nawe nkambwira naho uretse no kuba ari ibisasu gusa ubanze noneho waranasaze ubanze uri umusazi uko iminsi igenda ishira nkakomeza umva ariko imbaraga zo kumukunda zo nkumva zirahari nkumva no kubivamo kugira ngo mvuge ngo ibintu byambivuyemo nkumva ntazo ndi kubona ubushobozi n'iki akaza akanyigisha kuri telefone akabinyumvisha twavugana mbese ibyo byari ugusenga kuko urumva hari igihe kinini twabaga turi muri guma mu rugo nta kazi gahari we akaba yagiye mu kujya gusenga yewe twavugana akavuga ati ndi gusenga nkumva iryo jambo gusenga sinyishaka kuryumva mu matwi yanjye nkumva ndashaka mbwire ngo nabonye amafaranga ahubwo nkumva nicyo kintu nshaka kumva muri njyewe nkumva ndashaka mbwire ngo naguze iki bimeze gutya mu by'ukuri ntabwo ari ukubeshya nta kintu n'iki na kimwe cyo kwitegura ubukwe n'iki na kimwe yari yakagura yari yakagira bagakomeza kibera ku buryo mva mbese byaransazaga hari sinzi kireka bivuze hari akavuga uburyo yari ameza ko ku ruhande rwanjye byari ibintu binsaza gusa mu rugo nabo bakajya bampata ibibazo bati se yariteguye bimeze gutya na gutya bikageraho ngo nkayambura icyo mvuga nkareba gusa ku mutima bagira n'abandi njyenyine nkavuga n'ubundi uyu muntu basanga barimo anshushanya ubukwe buzagera mu rugo barimo baritegura ndabizi ndi kubibona ko bari kwitegura ariko we nta kintu kuko afite nkumva ni ibintu birimo biransaza mu mutwe nyine binateye ubwoba urumva byari biteye ubwoba ariko n'ubundi we stira agakomeza ku ijambo ngo nizeye iby'Imana izakora nuko yego ndagira ngo muhe iki cyuma tubwire ukwizera kungana gutyo wabaga ushingiye kuki kuvuga ngo ubukwe buzaba uzi ko nta kintu na kimwe ufite mu bisabwa kugira ngo ubukwe bube kwizera tu urumva nta muntu ubona Imana nta muntu urabona Imana n'amaso yayo ngo avuge ngo Imana njye nayibonye n'amaso yanjye urumva ikindi kandi Imana niyo tujya gusenga batubwira ko Imana ari iki ari ukuri nanjye ndi gusenga ndavuze ngo ni ukuri niba Imana ari ukuri kandi ukaba udashobora kuyibona n'amaso ngo ibaze si ibintu nibyo koko ni ukuvuga ngo uzayibonera mu bikorwa rero nari mfite principe ivuga ngo niba Imana yaravuze Imana ikaba itabeshye izi umubabaro cyangwa se agahinda fiance wanjye yagize
niba imbwira ko tuzabana n'umuntu kandi tukaba mu buzima ari umunezero, igihe cy'umunezero we kigeze, niramuka intetereje ku munsi w'ubukwe ibintu bigapfa, urumva ko wa munezero iri kunsezeranya utazaba ukiriho, na rwa rugo tugiye kujyamo tutazaba rukibaye urugo ruzima. Ariko nanone nkashingira ko nayibwiye ati ndashaka uru rukundo ruzaba iki, ruzaba ishuri ku bantu, yego, ukabigisha rukabereka ko urukundo ruzima rukiriho. yego. Noneho rero njye naravuga nti umunsi w'ubukwe nugera nibwo iyo Mana izagaragaza ko ivuga itabeshye. Noneho nkanasenga avuga ati Mana ishobora byose, ndakwinginze umufashe azabona imirimo yawe, abone kuri Imana koko, agire kwizera nawe abone ko ibyo uvuze ari ukuri. Kuko ndibuka hari igihe nigeze kuryama ari na nijoro, icyo gihe ari nige nanamubwiraga ngo numvise ijwi riza rikambwe. Hari igihe naryamye ari nijoro, ni umunsi bavuga ngo abayobozi bemeye gutanga guhereza abaturage ibintu byose byo kurya bakabafasha muri guma mu rugo. Yego. Noneho icyo gihe nanjye narasengaga, icyo gihe naraniyirizaga pe, nkiyiriza ubusa muri lockdown, nkiyiriza ubusa. Noneho kugira ngo ahantu mba batagira ngo nishwe n'inzara nanze guteka, kandi baravuga bati wowe uri umukire, naratekaga nkabishyira mu rusindi. Noneho ngasenga. Igihe kimwe ndyamye mu ijoro, numva ijwi riraje rirambwiye ngo humura, ngo umukwe bwawe nzagufasha, ngo nimba abana b'abantu bashobora gutekereza bakagaburira abandi bagenzi babo, urumva njye iki nabura mu bukwe bwawe ku buryo njye nakigukorera. Ariko se wenda nagira ngo dusobanure mu by'ukuri koko wari ufite iki? Nta kintu nakubwira ngo nari mfite iki, oya ntibishoboka, kubera ko mu gihe ngiye urumva njya gufata irembo, inkabyo nari mfite byo. Ubu munsi nafatiyeho irembo n'inkwano n'esense 5. Nari nafashe umwaka nizigama, mvuga nzigama nyine inkwano, ndayizigama. Igihe kigeze inkwano bamaze kuyitwara, covid hitizamo, bahita badushyira muri lockdown. Tushirirwa kumva ukumva urumva niho hani najyaga mbwira nk'abantu bokaze nkavuga ati mwana ngiye rega mfite ubukwe muzarya muzanywa nta kintu mfite, atariko ati sufite anga ati ubundi kwizigama inkwano tu rwose ati ibintu uri kutubwira umuhungu we ko akizirikiraho n'igisasu, ati ibintu uri kuvuga uri mukuru, yenda nimba ari n'umuntu twakoranye muri icyo gihe ubizi, yego, azabe n'umugabo wo kubihamya muri comment, azandikemo avuga ati uyu muntu arabeshya cyangwa aravugisha ukuri. Barabimbwiraga rwose, sinarimwe sikabira ati wowe uzanizikiraho n'igisasu, ati ugiye gukora ubukwe nta n'amafaranga ufite, ufite miliyoni zingahe. Ngiye nkavuga ati Imana izabikora, muzarya muzanywa. Ubwo se ngiye ukwizera, nimba ari uko ari ukwizera nari mfite, wumvaga ngiye natekereza ko uzanamukorera ahantu horoheje. Yes. Ndagira ngo wenda duse nkaho twihuta kuko amasaha arimo aragenda, twihute kugira ngo tugire kuri finale, twumve uko Imana yaje kukwigaragariza. Ndashaka kugera aho hantu, uburyo Imana yaje kukwigaragariza. Dufite Imana ikora kandi igakorera mu busabusa, igakora iby'imbaraga. Ndashaka ko tugera aho hantu tukabwira abantu ko dufite Imana ishobora kurema ibitariho kandi bikabaho, kandi abantu bakabona ko Imana ari ibikoze. Ye muri icyo gihe cyose urumva lockdown ikimara kuza tukasubira mu kazi, nari nsigaye ntunzwe no gusenga buri weekend. Urumva ntago najyaga kumusura ari iwabo, sinari kujya mpora iwabo buri weekend nabaga nagiye gusenga, nkajya gusenga buri wa gatandatu, nkajya gusenga no mu rugo ngasenga, na nijoro ngasenga, mbese ngasenga Imana kugira ngo imfashe muri icyo gihe ndimo ubukwe buzagende neza. Yego. Ariko sinasengeraga n'ubukwe gusa, ahubwo nasengeraga n'urugo na nyuma yaho. Noneho igihe cy'ubukwe kigeze, urumva nta kintu nari mfite, mbese najya kubeshya umuntu ngo mubwire ngo nari mfite amafaranga angana gutya cyangwa nari mfite ibintu bingana gutya. Ni kwa kwizera nari mfite, nizeye Imana. Yego. Igihe kigeze rero cy'ubukwe, mu gutumira abantu ya save the date gisohoka, hari abayibonye batangira kuvuga ati uyu muntu kweri, urumva muri babandi bamukunze ntibari kubura gutera comment, ati uyu muntu kweri, ati uyu nguyu mbahaye amezi aya 2 bisara turusha iki. Ariko ndagira ngo mbahamirize, nababwiye ko tumaze imyaka 2 n'amezi angahe 5 tujye kuzuza 3.
gusa amezi 29 kabiri ndi kwagakubyemo 10 ushatse waririmba ya ndirimbo ngo narayirengeje nibarekera rero ya mezi 2 yararenze igihe kiraje bamwe bakajya bamubwira bati turiya azana kuzaniraho abandi nawe yaba umugabo wo kubihamya nivira mu kazi nza mu rugo abo bandi ntago baraza noneho rero hagera cyagiye cyo kujya ku murenge urumva irembo ryarafashwe hagera igihe cyo kujya ku murenge igihe cyo kujya ku murenge Imana yabikijagamo neza muri uko tuntu tworoheje yenda bigahuza nuko yenda ngiye kugera ukwezi kugiye kurangira kuko twabikoze mu ntangiriro z'ukwezi urumva barampembye ibyo gukoresha mu murenge yenda n'ubundi bufasha abantu bamwe bampaye nyine bamwe barabantwerereye ku gihe cyo kujya ku murenge umurenge uraba bandi bamubwiye ngo azagera ku murenge antegereze ngiye nageze ku murenge ahubwo ni ngiye wamutegereje kumva abantu ngo bajyaga bavuga ngo azajya ku murenge yirirwe yo amburi akubure ariko ninjye wagiye ku murenge ndamutegereza yahageze ahansanga urumva se Imana hari ikintu itarikoze yego noneho rero umurenge uvuyemo ahise hakurikiraho ubukwe kuko umurenge n'ubukwe byabereye mu kwezi kumwe haciyemo ibyumweru nka 3 aho ngaho noneho rero rwose nta kintu ari mfite yari yamasengesho yarantunze gusenga kavuga ati Mana uzamfashe ariho n'abandi bambwiraga ati se noneho kwizirikaho igisasu byabaye kwizirikaho igisasu nyine bakambwira bati noneho wa muhungu we karabaye urasebye rwose ibintu uvuga yasukuri najya gusenga za nama z'ubukwe nta nama y'ubukwe nigeze nkoresha nabo ku ruhande rwanjye barambwira ati se ubundi twakora inama tukazareba ukuntu abantu tuzabakira nabwo ati mwe mwihanganye turebe imyanzuro y'inama iri busohoke uyu munsi yenda ushobora gusanga n'izo nama z'ubukwe batabyemeyemo timwe muhanganye rutegereze inama yakanzura imyanzuro ubwo ntawangiraga kumbaza ngo se ngo bizagenda gute ngo tuzakoresha inama y'ubukwe ryari ariko nkajya no gusenga bakambwira ati mu rugo rwabo barashaka ko muzakora inama mukavuga ko ibintu bizagenda ariko nzatuma bitabaho nta nama y'ubukwe nigeze njyamo niwabo ntibigeze bampamagara ngo bambwire ngo ubukwe tuzabukore gute ngo tubipange nyine dukore inama y'ubukwe ibyo ngibyo ntibyabayeho nta nama y'ubukwe yigeze iba ubukwe bwarabaye byageze igihe cyo ubukwe bugomba kuba umuri wese naramubwiye tuzakora iki ngiki ubukwe buraba urumva muri icyo gihe cyose cyari gisigaye cyo kugira ngo ubukwe bube nyine nibwo bwari busigaye bwonyine ko twari twavuye ku murenge hasigaye kujya mu itorero habayemo urugendo rurerure habamo n'ibitangaza by'Imana kuko niho kwa kwizera nari narayigiye yakugaragarije ko ari ukuri ko ntizeye bayari niho yerekeye uyu mufasha wanjye ko ibyo nari wasengaga koko ikora imirimo n'ibitangaza atari Imana izankoza isoni kandi na n'ubu ndacyayizeye ko itankoza isoni ubwo muri bya byumweru 2 byari bisigaye bya nyuma ibintu byose byakenerwaga mu bukwe byarabonetse kandi n'umuntu waba warabonye ubukwe bwacu nawe uri hano mu nzu urimo urareba ifoto irimo bwari ubukwe bwiza nta nubwo ari kumenya ko ari wa mu Felix utari ufite ikintu wari uri hariya kuko nkuko babimbwiraga ko buzaba ari ubukwe bwiza tuzaba turi abantu basa neza kandi abantu benshi bakabutaha bakaza kubireba nta nubwo bamenya ko twabukoze muri covid kuko abantu baraje rwose kuko na nyuma y'uwo munsi ubukwe bukimara kurangira na cameraman yahise tubwira ati ubukwe bwanyu ntabwo bwari ubukwe bwo muri covid ntabwo bwari bwa bukwe twumvikanye igiciro se gihindura yongera n'amafaranga yo kuvuga ati muranyongera amafaranga kuko ubukwe nabonye uko nari mbwiteguye atari ko bwagenze bwaba ubukwe bwiza babandi bose bavuga ko bitazagenda neza bumvaga ko batatuma n'umwana wabo ashyingirwa n'umuntu nk'uwo ngo cyangwa nk'umuntu nkanjye kubera uko bambonaga nawe Imana yarabacecekesheje igaragaza koko na ryari zambo yambwiye ngo nimba abana b'abantu bashobora guteranya bagakora ibintu ngiye ni gute byananira byahise bigaragara kuri uwo munsi kuko nuko nari nagiye numva ko bimeze byahise nagarutse nsanga hari n'ibindi byongereye none se tubwire mu bukwe nyine yari ari kugendera mu kagare n'ubundi cyangwa byari bimeze bite wenda umuntu ashaka kwibaza ahantu ko byari bimeze
ntabwo Imana yakoze kumva twahuye Eh. n'ubundi agendera mu igare. yego Ntabwo rero Imana yakoze igitangaza ko uwo munsi w'ubukwe gusa ngo ikore igitangaza cyo gukora ubukwe, ngo ikore n'igitangaza cyo kumukura mu igare. Umunsi w'ubukwe nabwo yari kugendera mu igare. Twari turi kugendera rwose ari mu igare. uhagaze Mpagaze ari mu igare. Ariko imbere y'Imana turareshya. hanyuma se hari isezerano ufite ry'uko wenda nubwo ataratubwira biri buze kuba urugendo rurerure muzatuma ngaruka vuba yewe, ariko ndagira ngo tubwire dushimye Imana ko ubukwe bwabaye kandi igasohoza icyo yari yaragambiriye ko izakora. Ufite isezerano ry'uko hari ibirenze Imana izakora kugira ngo noneho kureshya ko murareshya ariko hari n'ubundi buryo mukwiriye kuba mureshyamo ku byerekeranye n'ubuzima arimo bwo kuba afite ubumuga. Yego umva Imana nizera ishobora byose. Yego kandi iyo ikimurinze akaba ageze kuri aka kanya iracyahari iracyakora. Yego rero ifite ububasha nibona koko mu kumukiza cyangwa se mu kumukorera igitangaza harimo imirimo yayo kandi ishobora guhindura benshi ikabereka ko ari Imana no kubikora izabikora. Yego muhereze mikrofone ndumva nifuza tubwire ubonye ubukwe butashye ni ikihe kintu cyagutunguye mu bukwe bwawe? reka mbanze mvuga kuri icyo gato yari umubajije cy'uko nava mu igare. Yego Imana ishobora byose. ishobora byose. niba mu mugambi wayo ko mva mu igare izabikora kuko ntabwo byayinaniye. kandi niba nibinaba mu mugambi wayo ko narigumamo kandi nkakomeza kuyubahisha nabyo bizaba ari mu mugambi wayo. Naba ndivuyemo naba ntarivuyemo nzakomeza kuyubaha kandi nzakomeza kwishima ibyo yankoreye. Yego byose nta kibaho gitunguye Imana. Ntekereza ko kuba uri mu kagare uyu munsi bifite impamvu. Imana izi impamvu yabyo. Tubwire uburyo ki ni cyo kintu cyagutunguye mu bukwe bwawe ukurikije uburyo wabonaga mbere mu kubutegura mu itegurwa ryabwo. Watubwiye ko wabonaga nta nzira nta cyerekezo, wabonaga inzira zose zisibye harimo ibyatsi igihuru cyarabaye igihuru. Ni cyo kintu cyagutunguye mu bukwe bwawe ubonye busohoye? Byose byari bishya, byose byari bitunguranye. Mbese byose byari igitangaza. Reka ne kuvuga ngo byari nk'igitangaza. Byari igitangaza yaba kuri ngiye yaba atashye ubukwe babibonaga, yewe byari igitangaza. Byose urumva byari bitunguranye. Yaba izo nzira yaciye arimo kunyuramo zo gutegura ubukwe, nirwa mutesha umutwe mutukamugira gute, mubwira ya Mana yayizagutabara ryari, amafaranga azaza gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva byose Imana yari yabikoze. Umva rero ko byose byari ibintu bintunguye, ndetse no kugera mu rugo kuko hano turi n'undi niho twakoreye ubukwe, kuhagera nkabona ibintu byose nta kibazo, byose urumva byari bitunguranye. Ni cyo kintu cyagushimishije kurenza ibindi mu gihe cy'ubukwe bwawe? Ni sinkubwire gute huko. Ikintu cyanshimishije ni byose, niyo mbitekereje ntago mbishyikira, ntago mbikurura. Urumva byose birashimishije kumva ngo Aline ugendera mu igare imyaka yose nari imaze, kumva ngo ngiye gukora ubukwe, urumva bidashimishije. Ntago navuga ngo ni iki kintu kimwe. Byose byari ibintu bishimishije kandi n'ubwo bigishimishije. Ntago najya kuvuga ngo ni iki ngiki kimwe kuko nta kibaho. Kuko ubwo bukwe bwacu bwabyo n'ibya birimo n'ukuntu bwari buteguye n'ukuntu twasaga, byose birashimishije. Cyeka ngiye kubivuga byose. Ariko banza hari igihe kizajya tukabivuga byose. Dushimye Imana yakoze iby'imbaraga. Reka tubwire abantu uyu munsi bareba bakabona nta cyerekezo, bakabona ntibizakunda, bakabona ntibizashoboka. Njye na bene data turi kumwe hano duhagurukijwe no kubabwira ko aho mubona hatari inzira, Imana ifite imbaraga zo kuhaca inzira. Naho ni mukwayo. Naho ni mukwayo. N'ahatari inzira ni mukwayo. Ako kantu ni keza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Harimo abantu babonye nyine nk'uko mwakomeje kubigarukaho uri muri ako ndakita akagare, ariko
reka nkita akagare ni nako ni igare nyine ry'abafite ubumuga. Akagare k'abafite ubumuga. Umuntu ashobora kwibaza, ndatekereza ko bishobora kuba birebire, tubwire muri make inkomoko yabaye iyihe. Nsa nkaho ngusubije mu ahashize habyo, ariko uramfasha. Tubwireho muri make kugira ngo abantu bamenye ko Imana ibasha gukora ibirenze ibyo abantu batekereza. Muri make nuko Aline atari uko yavutse, ntabwo navutse meze gutya, navutse ku mezi 9 nk'abandi bana. Mvuka neza nta kibazo mfite, mvuka nta bumuga mfite ku myaka yanjye 12 14 gutyo. No naje kugira ikibazo kugeza na n'ubu no kumeze. Muri make nyine no kubimeze. Yewe mbwiye muri make koko. Ne muri make. Mbwiye muri make ariko ntabwo nyizwe neza. Wenda umuntu ashobora kwibaza ni ikibazo cyaje kubw'impanuka cyangwa n'uburwayi bwizanye. Ntabwo ariko nta manuka yabaye. N'uburwayi bwizanye. Nta manuka yabaye. Ari noneho. Okay, ntacyo. Ariko ikigaragara cyo nuko kuva kuri iyo myaka 12 kugeza uyu munsi ntabwo Imana yagutereranye. Nge nk'umwana w'umuntu umva, umwana w'umuntu wese biramugora biramuvuna. Ariko kuba nkiriho n'ibintu nagiye nyuramo ntabwo Imana yantereranye. Kandi nagize igihe ntererana nubwo nacika intege. Nk'umwana w'umuntu ntabwo Imana izigiye intererana. Katukubwira ukomere kandi ndizera ko Imana izakora ibirenze ibyo utekereza. Ndabashimiye cyane no kuri kuba mwamaye umwanya, ariko wenda umuntu yenda gusatira umusozo abana byaba ari urugendo rurerure, kugira ngo tuzakora ikindi kiganiro tubwire abantu uburyo Imana ikora ndetse n'uburyo Imana ishobora gukiza umuntu cyangwa se ikamurindira mu bibazo yaba arimo. Ndumva icyo kiganiro tuzakigirana, reka dutere abantu amatsiko kuzakurikirana icyo kiganiro cy'ahazaza. Ariko uyu munsi nyuma y'ibyo bibazo byose mwanyuzemo, nyuma y'urwo rugendo rwose muri mu buzima bufite iyihe shusho, ndagira ngo umutware asubize icyo kibazo. Ubuzima murimo uyu munsi n'ubuzima bufite iyihe shusho? Yego. Nk'uko byatangiye n'ubundi turi mu buzima bwo kwizera Imana, n'ubu nabwo turacyari mu buzima bwo kwizera Imana. Ya Mana twizeye kiriya gihe n'ubu niyo tukiri kwizera. Yego. Kandi nanone abantu bose barabizi ko nyuma y'ubukwe, nyuma y'urugo, yo gushinga urugo habaho kwiyubaka. Kandi kwiyubaka ni ibintu bivuna, bisaba imbaraga nyinshi. Muri ibi bihe turimo, abantu bose ibihe turimo barabizi ni ibihe bikomeye. Ubuzima muri iyi minsi buragoye. Yego. Ariko ntibugoye abo bonyine, natwe buratugoye, natwe birakomeye. Sinajya ngo njye kubabeshya cyangwa njye kubabwira ibidahari. Gusa nizeye Imana ko yankoreye bya bindi byose byari bikomeye, byari bifite n'igihe ntarengwa kigomba kugaragariraho bikarangira uwo munsi. Uyu munsi nayo ndacyayizeye ibikomeje mu buzima bukomeje. Ko ndetse ndayizeye. Nizeye ko ubuzima ndimo cyangwa turimo mbanyemo n'umufasha wanjye n'umuryango wanjye, gusa ndayishimira gusa ko tukiriho, tukiri bazima. Turacyari bazima. Kuba tukiri bazima rero no kugira ngo tuzabone n'imirimo yayo n'ibindi sigaje gukora. Yego. Icyo ngicyo cyaba gihagije. Ntabwo gihagije kuri jye. Muhereza kivugire. Ndashaka ndasobanuriye neza uko biri kose. Urumva kuba muri mujyi wa Kigali nyine birumvikana, umuntu atungwa no kuba afite isoko cyangwa se afite ahavoma, afite ahakomora. Mwe bihagaze biti? Kuvuga ngo umuntu afite ahavoma cyangwa se afite isoko, nge mu by'ukuri nta kazi ngira. Yego. Akazi mfite ni we akora wenyine. Nkuko yavuze umujyi wa Kigali kireka utawurimo cyangwa se utawuzi, utawuzi arawubarirwa, n'utawuzi arawumva. Ntago biba byoroshye. No, mbese singiye kubeshya. Nkuko nabivuze mu kwizera kwanjye rwose singiye kugira uwo mbeshya. Kwizera kwanjye guhora hasi kuba ari guke. Nkurikije n'ibyo nagiye ncamo
nkomeza iteka mbwirirwa kwizera Imana. Hari ibyo igenda ikora nkabibona nemera mbonye rwose sinzi nabizira Imana, ahubwo mumfashe no gusenga Imana yongera kwizera no kubaka kanya nkiriho no kuba ndabishimira. Ariko nanone nako kizere gake mba mfite niwe ngakuraho, kuko nundi akomeza kunyereka ngo bitarakunda bizakunda nkakomeza kugenda gutyo, ariko biragoye. Biba bigoye, ntago biba byoroshye kuba mu mujyi wa Kigali umuntu akora ari umwe, urumva iterambere ry'urugo riba riri hasi kandi ukodesha, mbese ntago byoroshye pe, ntago byoroshye. Nako uwabaza ubuzima wese yahita byumva, nubwo umuntu atagira byinshi avuga, biba bigoye, biragoye pe. Reka twizere ko Imana izabigenza neza, kandi barumva mfite icyizere cy'uko turi mu mwaka Imana igiye gutabara abantu. Gusa mpanuye urahanuye muri aho, natwe ubwigenda abandi ntidusige sije ndi kuvuga ko nemera nabonye. Yego, burya naje gusanga igihe cyose Imana iba yarateguye ubuzima umuntu azabaho, ntacyo twakora ngo tubihindure. Igeno ry'Imana niryo rikwiye kuba ridusohoraho, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo ibyo yenda kutugirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo iturememo umutima w'ibizaza hanyuma. Ntekereza ko rero ntabwo Imana yabaremeye kubabara cyangwa se guhora mu buzima bwo kubabara, ahubwo Bibiliya iravuga ngo Imana izageraho itugarukeho kandi itugirire ibambe. Ndabashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire, kandi ntekereza ko abadukurikiranye bakuyemo isomo. Bumvise ko mu rukundo umuntu ahuramo n'inzitizi, mu rukundo umuntu ahuriramo na byinshi, amagambo amuca intege avuga ko bitazashoboka, ariko turashimira Imana ko mwageze ku ntsinzi y'urukundo rwanyu. Yesu abaha umugisha kandi akomeza abashyigikire. Reka mvuge ngo azabubakire urugo rw'umugisha nk'uko yabitangije, abahe abana b'umugisha ndetse abahereze n'ibyo kubatunga, kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ndifuza ko mwatanga nimero yanyu ya telefone ku buryo wakenera kubavugisha ari ibitekerezo cyangwa se inama mu buryo butandukanye, ndetse n'inyunganizi. Hari ibintu byinshi umuntu aba yaganira n'undi, kugira ngo muri ubu buzima nta wigira, umuntu akenera undi. Ndashobora ko umuntu akenera kubavugisha, rero reka mbasabe mutange nimero yanyu ya telefone. Murakoze. Nimero ya telefone, cyane iyo ngiye gutanga nimero ya telefone akenshi ntanga iye, kuko akenshi ari uboneka amasaha yose ushobora kumuhamagara, akenshi yaboneka. Yego. MTN ni 0785 73 13 55, cyangwa se ukamusaka kuri 0725 43 93 53. Zombi ziba kuri WhatsApp. None nanjye ushaka kumvugisha, iyanjye ni 0783 30 9763. Ndabashimiye cyane. Nyaga turagushimiye. Yesu abaha umugisha. Na Imana uguha umugisha. Reka dushimire inshuti zacu zikurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Waba afite ibitekerezo, amakuru, ubuhamya cyangwa se inyunganizi yumva yadusangiza, yaduhamagara kuri nimero 078 33 510 63 078 33 510 Ndifuza ko rero twasoza dusenga, kuko n'ubundi twatangiye dusenga kugira ngo Imana ize kubana natwe. Reka dusenge dushimire Imana kubera ko dufashije, kandi iki kiganiro n'abazagikurikirana benshi bazakuremo ibyabafasha. Imana turagushimiye, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira ko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe, kandi ibyo wagambiriye no kubikora uzabikora. Mwanditse yaravuze ngo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko aravuga ngo Imana igenda idukiza muri byose. Turagushimira ko dukiza muri byose, nk'uko wakijije bene data mu bigeragezo bitandukanye bagiye bahura nabyo mu rugamba rw'ubuzima bwa buri munsi. Umuntu agenda ahura na byinshi, ariko turashimira Imana ko igenda iturokora. Pawulo yarabyanditse abibwira Abefeso, aravuga ngo ibasha kudukiza ahashize na n'uyu munsi ikadukiza, ariko kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Iyaturokora urupfu rw'ahatambutse, dufite ibyiringiro by'uko izakomeza kubana natwe. Turagushimiye cyane rero kuko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe, ibyo bibwira kutugirira ni byiza. Sengera umuryango kugira ngo ukomeze ubashyigikire, ububakiye urugo runyuze mu bikomeye
bahuye na byinshi, bahuye n'amagambo y'urucanege, bahuye n'ibyinshi bishobora kuba byatuma urukundo rwabo rutagera ku ntego, ariko ndagushimira ko wakoze iby'imbaraga ukabashyigikira kugeza ubwo bageze ku ntsinzi. Rero nukomeze ubashyigikire muri uru rugo wabubakiye, ukomeze ubane nabo, ubahereze urubyaro rw'umugisha, imirimo bakoresha amaboko yabo ukomeze ubashyigikire, ukomeze ubahugure, ubateze intambwe, kandi ikiruta byose mbasabiye iherezo ryiza muri Kristo Yesu, bazabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Kandi ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubarinde, ubashyigikire imiryango yabo, ukomeze uyiteho, kandi ubahereze ibitunga imibiri yabo, ubahereze ibyo kuzahira abana amashuri, ubahereze buri kimwe cyose, kandi uzabatuza heza. Ndagushimiye rero kubwo kubana natwe, kandi tugushimira uburyo ki wabanye natwe mu kiganiro, ukomeze udushyigikire, kandi abacyumvise bazakore mu byinshi bishobora kubafasha mu rugendo rwabo rw'ubuzima. Turagushimiye rero, ukomeze ubane natwe nubwo dutandukanye muri uyu mwanya, ariko uzongere kuduhuza turi bazima. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Dushimiye abadukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza. Tuzongera dusubire ibiganiro byacu nakagaruka. Mwari kumwe na Dani, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.